muraho neza bakunzi bacu, Imana nibaha umugisha, Imana nigumye kubarinda ibiteho. Turi kuri Bohoka Umutima TV nk'uko musanzwe mudukurikirana, nk'uko bwije n'uko bukeye. Imana igumye kubaha umugisha kandi igumye kubarinda. Reka rero tugiye kongera kumva ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dushime Imana kubera uburinzi bwayo, kuba ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi bakuwe mu mubiri utarushaga uburanga, amafaranga ndetse n'amashuri, ariko uburinzi bwayo bukaba bukikuriho. Ukwiye gushima Imana, waba uri mu bihe byiza, waba uri mu bihe bibi. Gushima Imana nicyo cya mbere, kuko ijambo ry'Imana naryo riravuga ngo mu bibi no mu byiza dukwiye gushima Imana, kuko nta kintu na kimwe kiba kiyitunguye. Reka rero tubanze dusenga Imana mbere ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana igumye kubarinda. Uri Imana nziza, uri Imana ihoraho, uri Uwiteka, witwa Ndiho niryo zina ryawe. Uri Imana itajya ihinduka, uko wari uri kera kose n'uyu munsi ni kuri izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana isumba byose, rero muri aka kanya tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Abaduteze amatwi bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye, ku isi yose muri rusange, ntugumye kubitaho, ubashyigikire, ubarengere. Mana ugumye kubabera Imana, ndetse n'abandi bababaye babuze uko bagira, uri Imana irengera abantu bawe. Ngagumya kudushyigikira, nanjye ugiye kurivuga ku ijambo rya rihora ryera, unyambika imbaraga. Ngagumya kubana natwe, kandi iri jambo rigire aho rikura umuntu, rigire n'aho rimushyitsa, ribe inkomezi mu gihe nk'iki. Ngagumya kubana natwe rero, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ni ibice byaho 8, turahera ku murongo wa 23 turageza kuri 27. Ni ijambo rivuga ngo Yesu aturisha inyanja. Imana nishimwe cyane. Umutwe w'amagambo uranditse ngo Yesu aturisha inyanja. Ngo yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burarengerwa, n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja dukize turapfuye. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Imana nishimwe cyane. Yesu yari kumwe n'abigishwa be bari mu nyanja. Noneho ngo bageze hagati, umuraba uraza, umuyaga uba mwinshi, ariko Yesu we yarasinziriye. Imana nishimwe cyane. Ngo noneho bo bishakamo ibisubizo, bareba uburyo barwana n'uwo muraba. Tuzi yuko umuraba iyo ugeze mu mazi uba ufite imbaraga nyinshi cyane, ariko ngo Yesu yarasinziye ari kumwe nabo. Imana nibaha umugisha. Ngo noneho ngo bigira inama, baravuga ngo ariko uwakangura Yesu, ahari hari icyo yadufasha. Uwakangura Yesu. Bari bibagiwe neza yuko bari kumwe n'ushobora byose. Ahari kwari kugira ngo nawe arebe kwizera kwabo ikigero bagezeho mu gihe bamaze bagendana nawe. Ngo noneho ngo Yesu baramukangura. Bakimukangura ngo acyaha umuraba, umuyaga uratuza mu nyanja. Ubwato bwabo bari mu burongera bugira amahoro. Yesu kwari kugira arebe kwizera kwabo, kuko Yesu agikanguka yarababajije ngo ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Ntabwo muzi ko nshobora byose? Ngo acyaha umuyaga n'umuraba biramwumvira. Abantu bakibona baribaza bati, uyu ni muntu ki ubasha gukora iyi mirimo? Umuyaga n'imiraba bibasha kumwumvira bigatuza. Abantu baratangara cyane. Ese mu gihe nk'iki, inyanja urimo ni wowe uyizi. Ushaka uri mu nyanja y'uburwayi, mu nyanja yo kubura urubyaro, mu nyanja y'ubushomeri, mu nyanja yo kuri gukora bikanga, mu nyanja y'ibyaha. Aya masaha hamagara Yesu. Igihe nk'iki ita kuri Yesu, umuhamagare. Wihamagara imiryango, wihamagara inshuti, ahubwo hamagara Yesu. Ongera umukangure, kuko arahari arasinzire ku buzima bwawe. Aragira ngo arebe
ibyo uri kuzengurukamo byose arebe yuko byibura nawe wamukangura, kuko niwe ushobora byose. ngo umuyaga n'imiraba biratuza, inyanja iratuza. Imana nishimwe cyane. Yesu aracyahari ku buzima bwawe kugira ngo abashe gucyaha iyo miraba, abashe gucyaha ubwo burwayi, abashe gucyaha ubwo bushomeri. Yesu aracyashoboye, n'uyu munsi aracyakora. uko yari kera kose ntabwo yahindutse, aracyari Imana, aracyashoboye. Uwiteka ntahabwa umugisha cyane. ngo Yesu ngo arikangura arababaza ati niki kibateye kwizera guke mwe? Mwebwe abafite kwizera guke, mu gihe nk'iki hari igihe ubona byanze byacitse byayobye, ukava mu mwanya wari urimo ukavuga ati burya Yesu ntabwo tukiri kumwe muri iyi nyanja, ndi kubona yaratinze, ariko igihe ntabwo kiragera. Ongera umukangure uko wamukanguraga kera, uko wafataga igihe ukabana nawe, n'uyu munsi niko ari, ntabwo yahindutse. Imana nishimwe cyane. Ahubwo fata igihe wongera umukangure, wijya mu byaha uvuga ati niho hanaca inzira bigakunda. Hoya, ahubwo gerageza gukangura Yesu, mukangurane n'umwete, mukangura isaha iyo ari yo yose. Igihe ufite ibibazo, Yesu mukangure kuko arashoboye. Imana nishimwe cyane. Yesu ngo arabyuka acyaha umuraba, inyanja iziratuza. Uwiteka abaho umugisha cyane, kuko Yesu aracyashoboye. Niba yarakijije umurwayi wari umaze imyaka 38, amukiza ari ku kidendezi, yarabuze umuterera mu nyanja, yarabuze umuterera mu kidendezi, ariko Yesu arahagoboka, aramubaza ati se mbese urashaka gukira? Yesu aramubwira ati ndabishaka, ariko sifite untereramo. Imana nishimwe cyane. ngo Yesu ngaramubwira ati uyu munsi ikorera uburiri bwawe, ugira ute ugende. Ndagira nkubwire yo wahuye na Yesu, ujye ukirana nawe paka umugisha wawe uwumukuyeho. Nk'uko Yakobo yigeze akirana na marayika, aramubwira ati ntabwo shobora kukurekura utampaye umugisha wanjye, ntabwo byakunda. ngo barakirana, ngo amuhindurire izina, ngo ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo nkwise Isiraheli. Imana nishimwe cyane. Turacyafite amahirwe kuba ugihumeka. Ni akanya keza ko gukangura Yesu, ko kumubwira ibyawe. Yesu ababarira ibyaha. Yesu ntabwo yita ku miryango. Yesu ntabwo yita ku myaka umaze mu byaha, ahubwo igihe nk'iki mukangura umubwira ibyawe, umubwira ati nta handi nabonera amahoro usibye kuri wowe. Ni wowe nje gushaka Yesu, ni wowe ubabarira ibyaha, ni wowe wamara inguma, ni wowe umara intimba. Yesu nje imbere yawe. Kangura Yesu mu gihe nk'iki, ongera kwizera. Niba wizera umuntu, niba wizera ikinyabiziga uri kugendamo, ukavuga ati kirangeza y'amahoro, Yesu umwongerera icyizere kiruta ibyo ubona muri iyi si, kuko ashobora byose. Yesu amara intimba, Yesu akiza uburwayi, Yesu arashoboye. Imana nishimwe cyane. ngo Yesu umunsi umwe yigeze asanga abigishwa barimo bararoba, ngo bararoba bakesha ijoro ryose nta kintu bafashe, ariko ngo araza. ngo bwari bwakeye rwose, bafuze imyenda yabo, ngo noneho baranika, banika ku nkengero z'inyanja. Yesu arabitegereza, areba ijoro baraye bakora, ariko Yesu aracyashoboye, Yesu aracyakora. Arababwira ati musubire mu bwato. Baramubwira ati ntabwo bishoboka, twakesheje ijoro ryose ntacyo dufashe. Ese Yesu uradusubiza mu mazi bigenda ute? Ariko bagira kwizera, basubiramo. Ababwira aho banaga urushundura, ngo maze barobe iki? Amafi menshi. Yesu rero akiza ubushomeri. Biba bibabaje kuba umaze imyaka ingahe ukora, ukabona ntibigenda, nta rindi terambere, ariko Yesu aracyahari, Yesu aracyashoboye. Niwe mujyanama mukuru. Niba yarasanze abo bari baraye ijoro ryose baroba, abagira inama, arabasanga, arababwira ati mushyire aha ngaha, biriho biri bukunde. Nawe rero iki ni igihe cyo gukangura Yesu, iki ni igihe cyo kumubwira ibyawe, iki ni igihe umubwira ati narifuje byaranze, ariko niwe gisubizo cya nyuma nsigaranye. Niwe ushobora byose, niwe wandengera, niwe Mana ishoboye. Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa, ikabambutsa inyanja itukura. N'uyu munsi uracyakora. Niwe nizeye, niwe niringiye.
Imana nishimwe cyane. Yesu akiza ibyaha. Rimwe hegeze hafatwa umugore wari ufashwe asambana ngo bashaka kumutera amabuye. Yesu yandika hasi arababaza ati utarakoze icyaha muri mwe ninde, ngaho namutera amabuye, ngo bose barabora. Yesu aramubabarira, amukiza intimba y'ibyaha. Yesu aracyababarira, Yesu aracyakora. Ahubwo igihe nk'iki iga uburyo bwo kumukangura, wikangura abaturanyi, wikangura imiryango, wikangura inshuti zawe, aho bwegera Yesu umubwira ati Yesu ni wowe nje, inyanja ndimo, umuraba uri kunjyana hirya no hino, urugo ndimo ndi kujya iburyo bikanga, ndi kujya ibumoso bikanga. Yesu ajya abasha kubaka urugo rugakomera. Yesu ntushaka uyu mwaka undi ngo ushake undi, hoya. Yesu ajya amaraho karande zikurikirana abantu. Yesu ashobora byose. Ahubwo igihe nk'iki nicyo gukangura umwami Yesu, kuko aracyashoboye, kuko uko yari ari kera kose ntabwo yigeze ahinduka nk'abantu, ntabwo yigeze ahinduka nk'inshuti wigize, ntabwo yigeze ahinduka nk'abo mwakoranye. Yesu aracyakora, kuko uko yari ari kera kose niko ari. Ahubwo mwongere umukangure, kuko yisinzirije ku buzima bwawe kugira ngo arebe uko uzamura kwizera umuhamagara. Imana nigumye kubaha umugisha, Imana igumye kubarengera aho uri hose. Ibyo uri gukora byose werekejeho amaboko, jya ukangura Yesu umubanza imbere, umubwira ati ntukamukangure ubona byanze, ubona umuyaga uri kuza. Igihe utangiye ikintu jya ubwira Yesu ati tujyane nawe muri aka kazi. Uwiteka ngiye kwa muganga kuko ndarwaye, ariko nkubanje imbere kugira ngo mbanzirizeyo. Duhure n'abaganga bashoboye wakoreyemo kugira ngo mbashe gukora. Yesu ujye umukangura mbere y'igihe, ntukamukangura uko umuraba waje, ahubwo igihe cyose jya uhora witeguye, kuko aracyashoboye, aracyakora. Ibiganza bye biracyakora ibitangaza. Imana nigumye kubaha umugisha, igumye kubarinda. Uwiteka abarinda umuraba, abarinda umuyaga, inyanja muri kugendamo. Ni ugukangura Yesu, kuko niyo pasiwadi, niwe ushobora byose. Imana igumye kubaha umugisha. Turabakunda cyane, kandi umwuka wera agumye kubasobanurira. Amen.